Hello everyone, umunsi ngiye kubakorera video igaragaza ukuntu ko ushobora guforomata kano ka Airtel imagine habaye harimo password. Cyane nagiye nakira message nyinshi zimbwira ngo iyo ukanze twadutusha hakazamo no commande ubigenza gute. Uyu munsi rero ino video ngiye kubakorera iragaragaza uburyo ki wayiforomata ubaye ukanda twadutushi hakazamo akajambo ka no commande. Twatangiye urakanda itushi riyatsa n'itushi rigabanya volume ubikandireho icyarimwe, utegereze wihanganye. Telefone ni yaka urahita urekura ku itushi riyatsa umukanze kuri rya tushi rigabanya volume. Murabona ko haje mu rya jambo ryanditseho ngo no command. Iyi no command rero ivamo gute? Ukanda kuri no tushi ryongeza volume n'ino tushi riyatsa, ugakanda ugahita ukanda no kuriri, ukanda kuriri ukanda no kuriri, ukabikora inshuro nyinshi. No command ihita ivamo ukabona recovery mode. You see, recovery mode appear. Murabona ko recovery mode yo yamaje kuzamo. Icyo ukora ushaka kuyiforomata uramanuka ukamanuka ukaza hano wanditse ngo wipe and factory reset, ugahita wemeza ukoresheje itushi riyatsa ukemeza, utumanuka kuri factory data reset. Bino bintu byamara kugarukamo ugatongera ugakanda kuri boot ukemeza, ugategereza. Tegerezo gato twihanganye. Ahangaha iyo byakunze iratinda rwose, ntugire ngo wenda haba hari ikindi kibazo kiba cyabaye. Uretse ejo ari muziki. Murabona ko muri make iba yarangiye. Hano rero icyo ukora ni iki, ukanda hano kuri start, ugaselectinga wenda simukadi ya mbere, ukajya kuri ask every time kuri aka kantu, uselectinga wenda tuvuge Airtel. Iyo ugeze ahangaha bakubwira ngo ugomba gushyiramo password yahozemo imbere cyangwa email. Icyo ukora uraza ugakonektaho wifi, ushyiramo password ya wifi yawe, ugategereza. Iyo umaze gushyiramo password yawe ya wifi, tukanda kuri don't copy, ugategereza. Hano bahita bakubwira ngo ushyiremo email iki cyangwa password yawe yari yarahozemo kandi ntago password yibuka. Icyo ukora
icyo ukora iyo wibagiwe password ariko wenda tuvuge uba wibuka email yawe, uhita uza hano handitse ngo use my account, tuhakanda iyo ugeze hano uba ugiye gushyiramo email yawe wari usanzwe ukoresha. Murabona ko iyo umaze gushyiramo ya email yawe uhita ukanda kuri next. Nanabwira abantu baba batibuka email yabo kuba banyandikira nkaba nabasha kubahereza ubundi buryo bakoresha mu gihe batibuka email yabo, cyangwa se nanone ahangaha ubaye utibuka email wakoreshaga muri iyi telefone, utegereze gato ino video nijya kurangira ndaza kubashyiriraho akandi gace ko ushobora kwifashisha mu gihe ubaye utibuka email yawe ndetse na password yawe. Ubona ko password nayo tuyisemo, tujya kuri next, utegerezeho gato twihanganye. Murabona turahita tuvuga ngo add previous account, tujye tuhakanda, tutegerezeho gato twihanganye. Aha nibirangira turazamuka tujye kuri accept. Aha nibirangira tuhajya kuri skip, cyangwa turashyiramo 1 2 3 4, kongere 1 2 3 4 ari nkayo password nyine ndi gushyiramo, dukonfirme, tujye kuri no thank. Tujye kuri skip, tujye kuri no thank. Murabona ko mu by'ukuri password yacu iba yavuyemo. So guys, thank you for watching my video. You remember to subscribe, comment and share to your friend. Ikindi ubagize ikibazo kuri iyi video, numero zanjye urayisanga kuri description. Ushobora kuba wambwira aho wagize ikibazo nkaba nabasha kugufasha. Thank you.